Abantu benshi bavuga ko nta kintu cyiza kibaho nk'urukundo. Urukundo ruranezeza, urukundo ruraryoha pe. Ariko kandi ku rundi ruhande, urukundo rurababaza kandi urukundo ruranakomeretsa cyane. Urukundo ni nk'igiti gikura kikaba cyakuma, kikaba cyanakongera kigashibuka. Bivuze ko urukundo rubagarirwa, rukuhirwa, rugafumbirwa, rukitabwaho mu buryo bwose bushoboka. Buriya igiti hari igihe ugitera ukagifumbira, ukacyuhira, ugatera imiti, ugakora ibishoboka byose, ariko ntigikure cyangwa ngo gishishe kuko ubutaka giteyemo budakwiranye nacyo. Icyo gihe ibyo wakora byose ntacyo byatanga. Igihe cyose utarimura igiti cyawe ngo ugitere mu butaka bukwiriye, uzavunikira ubusa, nta na kimwe uzakorera igiti cyawe ngo gikure neza. Ibi ni nabyo biba mu rukundo. Uku niko urukundo rumera. Aha ni hahandi mu rukundo uhora uvuga ngo ko ntacyo yamburanye, ko ntacyo ntakoze, ko nta na kimwe ntamuhaye kuko nzagira ine. Ntabwo nshaka gusenya, ntabwo nshaka kumubura, mubuze sinabaho. Tumaranye igihe kinini cyane, abantu benshi barabizi. Ese bizavugwa hehe ko twatandukanye? Inshuti zanjye ziramuzi, abantu baratuzi, turi couple y'icyitegererezo kuri benshi. Bazi ko turi inyangamugayo, bazi ko tubanye neza, badufataho urugero rwiza, nitwe nkuru y'urukundo nziza. Reka nkomeze nihangane, wenda azahinduka, wenda hari ibyo nakora. Reka mbaze abandi uko babigenza numve. N'ibindi byinshi cyane ugenda wibaza, ugasanga watsimbaraye ku butaka budateze kwera na rimwe, ariko we ntabyo uzi. Urafumbira, uruhira, urasasira, urakora ibishoboka byose, ariko igiti cyawe ntabwo gikura. Abo mwatereye imbuto rimwe bakeza bagasarura, wowe usibye n'imbuto no kugira ngo igiti kibashe gukura cyangwa se gishishe ku buryo cyatanga umusaruro, wapi byaranze. Ugatangira kwiheba, ugatangira kubaza abandi uko babigenza, abakubanjirije, abo mungana, abakuru kuri wowe, abo ubona ko bakugira inama, bakakubwira ngo fumbira, ongera amazi, sasira, kora ibi n'ibi n'ibi. Ariko byose bikanga, kuko ikibazo ntabwo ari igiti cyawe wateye. Ikibazo si uko igiti cyawe utacyitaho. Ikibazo naho icyo giti wagiteye. Igiti cy'urukundo gitanga umusaruro igihe cyose gitewe mu butaka bwiza bukwiye. Ushobora kugitera imusozi, ugategereza umusaruro ukawubura kuko igiti cy'urukundo rwawe cyagenewe guterwa mu gishanga. Ushaka kugitera mu ntombe kandi cyaragenewe mu rusekabuye. Ushobora gukunda umuntu n'umutima wawe wose, ugakora ibishoboka byose, ariko guhuza no kurambana bikanga, kubera ko atari uwawe, atari we wagenewe urukundo rwawe. Icyo giti ndi kuvuga ni urukundo rwawe. Umurima wagiteyemo mvuga ni umukunzi wawe, wa wundi wahaye urukundo rwawe rwose. Nshuti yanjye, hari igihe ibintu byanga, kandi tujye tumenya kure kuri iyo byanze. Iyo byanze biba byanze. Urukundo rwawe nta kibazo rufite, nawe ubwawe nta kibazo ufite. Yewe uzi gukunda pe, uzi gukundwa kaza, uzi kwita ku mukunzi wawe, uzi gutanga urukundo, nta na kimwe udakora. Uri mwiza pe, ufite imico myiza, byose urabyujuje. Ariko byaranze nyine, byaranze kuko urukundo rwawe ruraho rutagakwiye kuba ruri. Uti none se ko tumaranye imyaka, ko mbere nabonaga bigenda, ko twasezeranye kubana akaramata, ko twasezeranye kubana kugeza ku rupfu, urumva nabigenza nte? Reka niyakire, wenda ni kuzubakwa, wenda azahinduka, wenda azagera ahabone ko yambabaje, wenda azageraho angirira impuhwe, ankunda urunkwiriye. Niba warakoze ibyo byose bikanga, nuko atari we wari ukwiye urukundo rwawe. Niba waragerageje ibishoboka byose bikanga, nuko ubwo butaka atari bwo ukwiye guteramo icyo giti. Urakomeza kuruhira ubusa nshuti. Hitamo bive mujye gutera igiti cyawe mu butaka bukwiye, cyangwa uhite mushinyirize, ukirekere aho kirumbe kandi wiyakire, kuko ntako utagize pe. Ngo uzatandukana nawe bavuge, bazavuga nyine, bazavuga pe. Ariko ubuzima ni ubwawe, ni wowe uburimo, ni wowe ububayemo, ni nawe uzabubamo, ni wowe uzi uko busharira,
ni wowe uzi ibyo wifuzaga mu rukundo, ni wowe uzi ibyo uri kubona mu rukundo, ni wowe uzi n'ibyo wifuza kubona mu rukundo, ni wowe uzi agaciro ko gukundwa no gukundwa akazwa, ni wowe uzi imbaraga wataye, ni wowe uzi umwanya wataye, ni wowe uzi ibyo wifuza, ni nawe uzi icyo ukwiye gukora. Uzitegereze mu buzima, iyo amarembo amwe yifunze hari andi menshi afunguka, ariko igihe cyose tukiri muri ya marembo tutarayasohokamo tuba twumva ko nta handi dufite ho kujya. Ariko uzarebe iyo ubashije gutinyuka ugasohoka, iyo ugeze hanze ubona indi miryango myinshi. Ushobora guhitamo kubivamo kuko ubona ko byanze koko nta kutagize, ushobora no kuvuga ngo batazavuga ariko ukemera ukabigumamo. Gusa nunaguma mu rukundo rudahari cyangwa se ukiyemeza gukunda wenyine, ni hahandi ntuzahisha ku gahinda iteka, kandi nabwo aho bizamenyekana bazavuga. Ntabwo uzahishira umubabaro wawe iteka, ntabwo uzahishira kuvunika wenyine iteka. Abazabimenya n'ubundi bazavuga, bazakwita ikigwari, bazakwita nyiramiruho, bazakwita nyirantabwa, bazakwita injiji, bazakwita ibindi byinshi cyane. Icyo wakora cyose muri iyi si, kibe cyiza kibe kibi, abantu bazavuga uko bashaka kandi bafite uburenganzira bwo kuvuga. Reka nkwibutse ikintu kimwe, gusezerana n'umuntu ntabwo bisobanuye ko wagize amahitamo meza. Mu gihe usanze uwo wakunze atandukanye n'uwo washatse, naho weho kumenya niba ugumana na pirate cyangwa ujya gushaka original. Umunezero ni uwawe, amarira ni ayawe, amahitamo ni ayawe, kuko n'ingaruka zose ni izawe, ni wowe zizageraho. Uyu munsi ndashaka ko tumenya niba koko igiti cy'urukundo rwacu giteye mu murima gikwiye guterwamo, muri bwa butaka butuma gitoha, butuma gikura ndetse cyera imbuto. Byaba atari ko bimeze, nahacaho guhitamo guhindura ubutaka cyangwa gukomeza kuruhira ubusa. Mu rukundo buri wese agira uko akunda, buri wese agira amahitamo ye, buri wese agira ibyo ahura nabyo, byaba ibyiza byaba n'ibibi. Ayo mateka yacu yose niyo twifuza kubasangiza, namwe mukadusangiza yanyu, tukungurana byinshi mu rukundo, tukarushaho kuryoherwa no kwishimira ubuzima. Uko nakunze ni agace muzajya muhora mukurikira kuri Kageme TV, ni ikiganiro muzagiramo uruhare, ni amateka yacu y'urukundo, ni inkuru yanjye y'urukundo, ni inkuru yawe y'urukundo, ni inkuru zacu z'urukundo. Niba ushaka kudusangiza inkuru yawe y'urukundo, yaba yarangiye neza, yaba yarangiye nabi, yaba ibikomere wahuye nabyo mu rukundo, yaba ibyiza wahuye nabyo mu rukundo, cyangwa se n'amasomo wigiye mu gukunda no gukundwa, waba udusangiza inkuru yawe cyangwa se utanga igitekerezo kuri topiki runaka, ku ngingo runaka tuzaba tuganiraho mu rukundo. Ibyo byose wabidusangiza, duhamagare cyangwa se twandikire kuri 0739 98 47 48. Ndi Grace Kageme, ndabakunda cyane, Nyagasani akomeze abarinde, mugire ibihe byiza.